Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe, ikomeje kuturinda, ikomeje kubana natwe, ikomeje kutwereka ko turi kumwe nayo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, duhugurane mu minsi y'imperuka, mu minsi yuzuyemo ibigeragezo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ihangana kugeza imperuka, kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Impamvu iri jambo ryanditse rero ni uko Imana cyangwa se Yesu bari bazi ko tuzaba turi mu bihe by'ibigeragezo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ijambo nzanye, umutwe w'ijambo nzanye nawuhaye umutwe uvuga ngo ubwoko bw'ibigeragezo bibabaza kurusha ibindi. Ibigeragezo nubwo nta kigeragezo cy'igisirimu kibaho, ibigeragezo byose ni ibigeragezo, ariko hari ibigeragezo nabonye bikomeye cyane twaganira tukareba ukuntu bimeze, bibabaza kurenza ibindi. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ibyo bigeragezo nabonye 7, wenda tuzaganira n'ibindi, ariko nabonye 7 bibabaza kurenza ibindi. Imana yo mu ijuru iguhe kwihangana nimba ufite ikigeragezo kimwe muri ibi bigeragezo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Ikigeragezo cya mbere nabonye ni ubupfubyi, icya kabiri ni ubupfakazi, icya gatatu ni ubugumba, icya kane ni uburwayi budakira, icya gatanu ni kuba gicibwa mu muryango, icya gatandatu ni ukugumirwa nta ruhare wabigizemo, icya karindwi ni ukuvuka mu muryango mubi, ukanashaka mu muryango mubi. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ibyo bigeragezo rero ni ibigeragezo bikomeye cyane. Iyo udasenze byanatuma waniyahura, byanatuma ubona ko nta n'Imana ibaho. Ariko iyo wihanganye, nta kigeragezo cya karande kibaho. Igihe kiragera Imana ikakuvana mu bupfubyi, igihe kiragera Imana ikakuvana mu kigeragezo waba urimo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko turisoma tubanze turirimba akaririmbo gato cyane kakubwira ngo ihangane. Ihangane mwene data, ihangane. Ihangane mwene data, ihangane. Ihangane nta joro ridaca. Ihangane mwene data, nta joro ridaca. Imana yo mu ijuru tugire neza. Turasoma ijambo ry'Imana rero mu Baheburayo ibice 2, umurongo wa 17 n'uwa 18. Imana yo mu ijuru tugire neza. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 17 bavuga ngo nicyo gitumye yarakwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Imana yo mu ijuru tugire neza. Umurongo wa 18 uravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana yo mu ijuru tugire neza. Yesu rero nawe yarageragejwe. Yesu yarageragejwe akivuka. Avukira ahantu habi, avukira mu cyaro cy'inka, avuka se na nyina bari bahunze, avukira mu nzira. Imana yo mu ijuru tugire neza. Harakomeza igihe kiragera, nta gihe kinini kiragera, arahunga. Yosefu na Mariya baramuhungana. Yesu nawe yarageragejwe. Imana yo mu ijuru tugire neza. Yesu yakuriye mu ikanzu imwe. Yesu yahuye n'ibigeragezo nawe cyane ariko cyane pe. Yahuye n'ibigeragezo byo gucirwa amacandwe, yahuye n'ibigeragezo byo kubambwa ku musaraba, yahuye n'ibigeragezo byo kumutera amacumu no kumutamiriza ikizengo cy'amahwa. Imana yo mu ijuru tugire neza. Niyo mpamvu rero uyu murongo wa 10 uvuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Niba ufite ikigeragezo kimwe muri ibi, nakugira inama yo gusenga ukabwira Imana ati Yesu ndageragejwe, kandi nawe warageragejwe. Kandi hari umurongo wo muri Bibiliya nasomye uvuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Ukabwira Yesu ukamubwira ngo muri kumwe, ukavugira ngo tabara. Imana yo mu ijuru ikugirire neza.
iyo usenze ukanakiranuka, iyo usenze ukanizera, Imana ishobora kukubana mu bupfubyi, nawe ikaba yakubakira urugo. Imana yo mu ijuru tugire neza. Iyo usenze uri umupfakazi, Imana ishobora kukugirira neza, ikaguhereza ubufasha budasanzwe. Imana yo mu ijuru tugire neza rero. Nta kigeragezo rero kidahanda kibaho, nta kigeragezo cy'igisirimu kibaho. Nimba ufite ikigeragezo kimwe muri ibi, ihangane mwene data, nta joro ridaca. Imana yo mu ijuru tugire neza. Hari ahantu tuzaba atageragezwa, hari ahantu tuzaba ataba ibigo by'imfubyi, hari ahantu tuzaba nitwihangana atazaba ibigeragezo. Ahantu ni mu ijuru. Humura mwene data, Imana yo mu ijuru tugire neza. Ihangane mwene data, ihangane, ihangane mwene data, ihangane, ihangane nta joro ridaca, ihangane mwene data, nta joro ridaca. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ihangane, ibigezo byose ni rusange. Ihangane, ihangane uko waba umeze kose, ihangane. N'uburwayi bushobora gukira. Impamvu uburwayi budakira, Satani aba yifuza ko wajya mu bapfumu, ariko ihangane, Yesu arakiza. Ihangane, Yesu ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, ni dogiteri w'abadogiteri. Ihangane, Yesu arakuzi. Ihangane, Yesu arashoboye. Imana yo mu ijuru tugire neza. Imana yo mu ijuru tutabare. Imana yo mu ijuru turengere. Mu mugoroba rero ndagira ngo twongere tuganire ku bwoko bw'ibigeragezo. Ariko niba ufite icyerekezo kimwe muri ibi ngibi, nakugira inama yo gusenga kandi ukizera, ukabwira Yesu ati nawe warageragejwe, ntabara muri iki kigeragezo, kuko nta muntu n'umwe Imana izaha ikigeragezo kirenze kwizera kwiwe. Ntabwo ari wowe ugeragezwa, ahubwo ni kwizera Imana yaguhaye niko kugeragezwa. Imana yo mu ijuru tugire neza. Nabagiraga inama yo kwihangana, kandi nimba iri jambo rigufashije, nabibwirwa nuko wanyandikira message ukambwira ati nafashijwe, nanjye ukanyungura inama, kuko ibi ndabibabwira nanjye nibwira. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Murakoze cyane. Nawe ubutaha, Uwiteka Nyiringabo abarinde. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Amen.